Muraho neza none nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ku isomo rya gatandatu turebera hamwe icyitwa inyunguramagambo cyangwa se Lernen Wortschatz. Lektion 6. Lernen Wortschatz. Wie heißen die Wörter in Ihrer Sprache? Übersetzen Sie. Amagambo yitwa gute mu rurimi rwawe? Yahindure mu rurimi rwawe. Im Büro. Tugiye kurebera hamwe amagambo yo mu biro cyangwa se muri office. Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz. No kuvuga ngo ni umwanya w'akazi. Umwanya w'akazi. Hanyuma mu bwinshi ni die Arbeitsplätze. Der Bildschirm. Der Bildschirm. Mu bwinshi ni die Bildschirme. Bildschirme. Ni ukuvuga ngo nicyo twita screen ya computer cyangwa se screen ya machine. Yego. Hanyuma tukaza ku cyo twita die Briefmarke. Die Briefmarke nicyo twita die Briefmarke nicyo twita stamp cyangwa se kashe. Mu bwinshi ni die Briefmarken. Das Büro ni office cyangwa se ibiro. Mu bwinshi ni die Büros. Der Chef ni umukoresha. Mu bwinshi ni die Chefs. Der Computer ni machine cyangwa se computer. Der Drucker icyo twita printer. Die Firma ni company. Mu bwinshi ni die Firmen. Das Formular ni form cyangwa se aho umuntu yuzuza amakuru runaka. Mu bwinshi ni die Formulare. Das Handy. Mu bwinshi ni die Handys. Der Kalender. Der Laptop. Mu bwinshi ni die Laptops. Die Mouse nicyo twita suri. Mu bwinshi ni die Mäuse. Das Notizbuch ni ukuvuga ngo twabyita nk'agakarine cyangwa se agenda cyangwa se agakayi runaka umuntu aba yandikamo amakuru runaka. Mu bwinshi ni die Notizbücher. Yego. Die Rechnung nicyo twita rese cyangwa se ni urupapuro baguha rw'ibyo ugomba kwishyura. Die Rechnung ruba rwanditseho amafaranga y'ibintu ugomba kwishyura. Mu bwinshi ni die Rechnungen. Die SMS ni message. Der Stift mu bwinshi ni die Stifte. Der Termin mu bwinshi ni die Termine cyangwa se icyo twita gahunda, appointment cyangwa se rendezvous mu Kinyarwanda. Ni mu Gifaransa ariko no mu Kinyarwanda turabikoresha rendezvous. Yego ni gahunda. Weitere wichtige Wörter, andi magambo y'ingenzi. Achtung, itonde. Auf Wiederhören. No kuvuga ngo iyi ni ugusezerana ariko ku bantu bari kuvugana mu buryo bwa telefone, mu buryo bw'itumanaho batari kurebana. Yego. Auf Wiederhören. Urabeho tuzongere twumvane cyangwa se tuzongere tuvugane. Das Foto ni ifoto nyine. Ubwo mu bwinshi ni die Fotos. Der Gruß ni insuhuzanyo. Der Gruß. Mu bwinshi ni die Grüße insuhuzanyo. Schöne Grüße. Urabeho. Uku ni ugusezera umuntu bajya babikoresha cyane. Schöne Grüße. Urabeho. Der See nicyo twita inyanja. Der See inyanja. Mu bwinshi ni die Seen. Der Stress ni umunaniro cyangwa se guta umutwe. Yego. Die Telefonnummer ni nimero ya telefone. Mu bwinshi ni die Telefonnummern. Die Zeit igihe. Keine Zeit nta gihe mfite. Keine Zeit nta gihe. Iri ni ijambo rikunze gukoreshwa kenshi nk'iyo ubwiye nk'umuntu mupanga nka gahunda runaka akakubwira ngo nta gihe afite. Keine Zeit. Gehen kugenda. Iyi ni inshinga. Gehen kugenda.
suchen gushaka, heute uyu munsi, hier hano, hier ist hano hari. Ni ukuvuga ngo tuno tudomo dutatu ni ukwerekana ko ushobora kongeraho irindi jambo bitewe n'ikintu urimo uranga. Here ist hano hari, ukavuga icyo kintu kiri aho hantu urimo uranga. Mit bishatse kuvuga na, yego mit bishatse kuvuga na, iki ni icyungo. Mit na. Oder cyangwa nayo ni icyungo. Wieder, iyi vida ni ijambo rikoreshwa ryerekana ko ikintu kiri kwisubiramo. Wieder nabwo, vida nabwo, yego. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni nk'agatipu baba baguhaye muri kubona ko byanditseho hano handitseho tip. Lernen Sie immer auch die Pluralform mit. Lernen Sie immer auch die Pluralform mit. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko igihe cyose wiga ijambo no mu bwinshi bwaryo. Ni ukuvuga ngo n'ubwinshi bw'iryo jambo ukabwiga kubera ko uzabikenera. Hano bahise baguha urugero, der Stift. Der Stift ni ikaramu, hanyuma mu bwinshi tukavuga die Stifte, amakaramu. Yego, ndabashimiye cyane. Kanda subscribe hanyuma usangize inshuti zawe iyi video. Icyifuzo, ikibazo cyangwa se igitekerezo ucyandika hasi muri comment kugira ngo twigane Ikidage mu rurimi tubasha kumva rw'Ikinyarwanda. Tschüss, auf Wiedersehen.